ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 22 Simbikangwa yemererwa moto na musaza wa Jeannette ariwe Claude. Ese yaba yaraje kuyibona? Reka mbareke mukurikira igice cya 23 cy'ikinamico Shirimpumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Ikofi, inkoko za karinganire zakuze, uba ufite icyizere ko izawe zizakura? Cyakoze si ukubabeshya pe. Nabonye ukuntu zanganaga ari imishwi, umutima urankuka pe. Ndavuga nti iki ni igihombo rwose. Ntiyashize iminsi mbona zimwe zitangiye guteteza, izindi zitangiye kubika. Sha nanjye ndimo kuzireba nkiheba pe. Ubu koko zizakura? Nako kanya ntabwo bizatinda, ahubwo ejo bundi nawe uzabugemura amagi. Aha, inkoko zikura vuba da. Wowe ufite na butike? Gucuruza amagi bizakorohera. Ubu navanga amagi n'umuceri n'ibishimbo. Fi ntacyo bitwaye pe, kuko byose ni ibyubaka umubiri. Fi, turi inkoko ubwo wazibonye tugaha umugisha nka bakuru bawe. Uzorore zigwire, ugira amagi, ugira ifumbire, mbese witeze imbere. Murakoze cyane pe. Ahubwo se Gatesi mwanzu yiki? Ko mperuka muhira tubwira ko Gatesi atarina. Uranyibukije ahubwo reka tumuhamagane. Ariko mwitonde ntajye uza guhingutsa bimwe n'ababwiye byabaye iwabo. Muramuhi, urumva hari uwabikora koko? Twahombye umukobwa kabisa. Abandi bakobwa dusigaranye muri duhuze, uzi ko badashabutse nka Gatesi. Nicyo kike ndumva ikintu. Allo? Gatesi we, barabashaka arabo kanje. Uraho muhi, amakuru y'iminsi. Sha turaho gusa nyine twarakubuze mu bikorwa byaduhuze pe. Sha muhi, mumbabarire nanjye sinjye naratunguye pe. Gusa nari mfite gahunda yo kuza kubahamagara. Byagenze gute se Gate? Nagushizeho parereri, ndi kumwe na Fisi na Karinganire. Uraho Gatesi we? Nanjye ndagusuhuje mwa. Muraho mwese, ndabakumbuye n'ukuri. Ko numva imishwi y'inkoko ivuga se. Nizo twazaniye Fisi, ahubwo nawe twarakubuze ngo tukuzanire izawe. Sha n'ukuri munyihanganire maze iminsi ntari mu rugo, kandi nagiye nanjye ntabiteguye. None se uzagaruka muri club duhuze? Hari utubazo nagize tutanturutseho ubu nagiye kwa masenge, ariko nanjye ndi hafi kugaruka. Gusa ndarambwiye papa izo nkoko abazimfatiye. None se Gate, uzatinda? Oya ntabwo nzatinda, ndaza kubaza papa ejo nzarara mbahaye igisubizo. Naho ubundi ntabwo nakwifuza gutandukana namwe pe. Sawa Gate, urakoze ubwo uzatubwire. Nzababwiraye. Muhi, uze kunsuhuriza mama. Yego ndamusuza kandi urakoze. Nanjye nkabona muhira amenya amakuru ya Gatesi, ariko rata murakumburanye. Fi, wose hari icyo baduhishe? Ntacyo rwose. Ariko ni byiza pe. Gatesi ni umwana mwiza. Ngewe nashaka kumva uburyo atubeshya, none atubwije ukuri. Gusa ntiyari kutubwira ko nyina yaho kanye nawe urabyumva. Muhindura ibiganiro man. Ye baba we, ese Karingani muracyari hano? Natinze, nari nzi ko nsanga mwigendeye. Twabategereje mama Fi. Mwiriwe mutese? Ejo bundi ntago twabashije kubona uburyo tuganira. Twari muri Rwaserera twegeranya utuntu.
amafi ntawabarenganya akazi kari kenshi pe. nari nzi ko nzabwira fisi nkashaka akanya mukaza hano nkabashimira by'umwihariko. ejo rwose mwagiye mudasomye ku gashera nari nashigishe numva ndababaye cyane. ese fi kutahaye abandi bana mbega? Twari tukiganira uretse ko ari nabwo twari tukigera hano da. kubahaho ndabaha. naho se ubundi mwabahungu mwe tukiri aho ngaho ubwo nari nibagiye kubabwira ejo nahuye na mujyanama ansaba ko twazamufasha gutegura inama izahuza abaturage ba Bweramahoro na Nyamitabo. iyo nama sika bigamije iki Karingani? ni inama tuzaganiriramo ibikorwa bitegura kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Icyo gitekerezo ni cyiza rwose. Ndizera ko abaturage bose bazitabira kandi bagatanga ibitekerezo byubaka. ahubwo ni ugushaka uko twabwira abantu bose bakabimenya kugira hatazagira umuntu n'umwe ubura cyangwa ngo akerewe. Nibyo rwose. mwana wanjye Gatesi uraho? ese telefone yawe igiye gushiramo umuriro ko numva ivuga nk'igiye gukonoza? uraho papa, ni ukuri uzambabarire kuko nagutereranye nanjye sinjye pe. yewe humura mwana wa, nyogosenge uri hariya rwose nawe ntabwo yambaniye. gusa ejo twaraganiye mubwira ko uvunika numva arabyumva, namusabye ko nazaza tukabana. ni ukuri ntabwo norohewe, akazi ko mu rugo rwose kangiza ahaga. papa none se washatse undi mugore koko? ibyo wabikuye he Gate? aha ni mama wabimbwiye arimo kurira ngo washatse undi mugore kandi ngo ni mwiza kubi. ni amagambo rwose amwe y'Ibweramahoro, urumva ibyo bintu nabikora ukabiyoberwa koko? nanjye namubwiye ko bidashoboka arampakanya pe. cyakoze icyo gitekerezo ndagifite ariko cyambanyihuriza umwana wa gushaka undi mugore se. yewe njya nibaza nawe aramutse aje nkasanga ameze nka Margarita uko nabyifatamo. gusa mama wanyu ndacyamukunda, aramutse agarutse rwose namwakira tugakomeza tukibanira. si wumva se papa, ahubwo nzakomeza kwinginga mama numve. none se papa ko nari mu batahiwe guhabwa inkoko muri duhuze ntibazizana ukazincirira mu kiraro? ko masenge yanyemereye kuzajya ampa amafaranga yo kwishyura akana ko kuzahirira. babwira bazizane nta kibazo. urakoze cyane papa, ejo nzababwira pe. nyogosenge naza kuza kuva ku kazi umubwire ampamagare tuvugane. ntamuhamagaye rwose numva adafata telefone, menya yari afite akazi kenshi. urakoze cyane papa, ndamubwira. Toma, nabaye nka wa munyeshuri wenda gutaha niba ugenda bari iminsi isigaye. Ese ngo biba byoroshye undi baza uburyo nzitwara ningera hanze nyuma y'imyaka 15 maze nkabana n'abana ntabyaye ubuse nzajya mbabwira abanyumve koko kimo. ariko nawe uransetsa sha, ibyo biroroshye. urumva ibibazo byawe bikomeye nk'ibyanjye? nyamara ndumva bidakomeye. cya gitekerezo nakubwiraga, umugore wanjye yacyamaganiye kure ko ntabwo yakwimuka. ubu rero ndibaza uko nzarebana na Foromina n'abana be nishe. biragoye nk'uko mpora mbikubwira ariko birashoboka. tugera hanze biradusaba ko twashaka abo twahemuke tukinga nabo, byaba ngombwa tugashaka ababidufashamo. ibyo simbyanze, gusa ikirushaho kuntera ubwoba n'impungenge ni uburyo hari ahashyinguye imibiri y'abazize genocide tuterekanye gushyingurwe mu cyubahiro, kandi umuntu ageze hanze akabivuga tinya ko bamugarura mu buroko. si ukubeshya noneho nabugwamo pe. hari icyo ntekereje, ubwo wanditse agapapuro kagashyira mu gasanduku k'ibitekerezo k'umurenge cyangwa akagari ugatanga amakuru yose, urumva bitafasha? icyo gitekerezo nicyo pe. igihe cyose utarasaba imbabazi uwo wahemukiye nta kuntu umutima utakomeza kugucira urubanza rwose. apu ngiye kureka kubitekerezaho, nzampa icyo nzakora umunsi nageze hanze. niko se wamaho kugira ngo ntugize amahirwe usanze navunuye akagwa karacyari umushyuhira pe. reka nze nguheho. reka ariko naba ngize amahirwe ye, uzi ukuntu nari ngakumbuye iwanjye nta rwagwa ruherukayo, urutoki rwanjye rwaratetse. nzanira. yega reka nshyire mu gacuma nkuzanire rwose. ese Margarita n'abana bagiye simbika? ko mbona urwihirikamo wenyine, ko numva badakoma. yewe ndaje nkubwire uko byagenze. uru rugo wagira ngo ni simbika ngo rurimo wenyine, uriya sahani ntibaheruka kuyiriraho icyumweru gishize. niko ye, ese ntabwo nagutindiye? oya da, ntabwo ntindiye, ndumva rufite impumuro nziza pe. mbega ukuntu ruhumura neza. ngahakira rero uyacurura rwose wamaho. awe mbega akagwa karyoshye we, kangeze kunyota neza. niko ye, uzi ko nkabya inzozi nijoro naraye nkurose. simbika ngo nawe urasetsa,
warose ngo ikisi dore narose twari twatembereye ku nkombe z'umugezi nuko haza kuza umusore afata inkweto zawe arazirukankana maze zo kumwirukankaho umutibikaho ye niva inyuma ngiye kumucakira nuko zita hasi nuko ndazifata ndagaruka. Simbika ko numva izo nzozi zawe zisekeje ntarazumva neza nuko bigenda biteze. Wahora n'iki inzozi rwose zarangiye nabi, ni nacyo cyane agahinda buriya. Nuko se byaje kurangira gute? Ubu nyine nagarutse, icyana agahinda nuko nakubuze, ndazenguruka hose ndagushakisha ndaguheba. Ndumva ngize agahinda rwose, gusa umenya ukabye inzozi utese kandi w'amahoro. Umva n'ubu ninje kugusaba ko twazajyana kwa Foromina, ntuzi ko nanze kwishyura ya mitungo Rwema yasize yangije. Ibyo ndabizi. Nasanze rero ari ngombwa kwigorora na Foromina nubwo umugabo atakiriho, ariko ni ngombwa nk'umuntu twashakanye ko negera abo yahemukiye nkabasaba imbabazi, ndetse niteguye no kubasubiza ibyo yasize yangije. Ubwo rero menya izo nzozi zawe ariho zerekezaga wamperekeje. Ese nibyo amaho? Nta kibazo rwose nzabaherekeza. Kutambwiye aho abandi bagiye, abandi bari hehe? Uravuga Margarita n'abana se? Bagiye kurwaza nyina, amaze iminsi arwaye, niyo mpamvu batari hano. Ntabwo rwose yararembye. Ubu noneho hagize unsanga ahangaha se mana yanjye, amagambo y'abantu b'inahana yakizwa n'iki Simbika? Ese iyo n'imvura iguye? Cyamaye nka rero. Iko iyi. Iyi mvura niza kuba umugwajoro bahu. Menya ariyo maherezo y'iyo mvura nayo. Yego baba. Ese Simbika nta gatenge Margarita yasize ngo ntizumbe nifubitse. Ntumva imbeho imereye nabi. Ahubwo reka nagekeho umuryango, ndabona amahuherereza arimo aza mu nzu. Injira hariya mu cyumba, urabona ikote rimanitse ku musumari ari ryo uba wambaye. Reka nze nanjye nkinge ihimbe yo gukomeza kuza mu nzu. Mbega imvura. Yewe. Wase kandi w'amahoro arongera amakanirera. Yewe. Kamusange mu cyumba. Simbika, unsanze mu cyumba bigenze bite? Unsanze mu cyumba se kandi? Ariko numva imbeho ko kwamaho. Ahubwo nyine reka twifubikana ariko. Naho se ubundi. Simbika hava ariko. Have yewe w'inkorakora. Have yewe utanyica. Ariko so amahoro koko, igihe uhere umakanira, uyu munsi koko waca inkoni zambuka ariko kungenza. Aburanyica Simbika ngo have. Reka yuburanyica mu nda. Ndekura ariko. Ariko se ubwo koko Simbika mbabarira. Reka tuganire noneho. Mbabarira tuganire noneho nk'abantu bakuze. Ngaho ndekura. Oya yewe, urashaka kunshika ndakuze. Oya ntabwo ngucika ndekura. Ayo nama yeri yawe, ngaho mbwira. Uranyica mu nda ariko ndekura. Ndekura ngaho reka tubivuganeho neza noneho nk'abantu bakuze. Ndekura. Ngaho mbwira numve. Ariko ugasama yero w'amaho. Oya pe. Simbika, arega nanjye ntundenganye. Kuba ntagira uko nkugenza, abari gusigasira umubano wacu. Urumva? Ese ubundi buriya Margarita bimenye, ubu ntibyatera agatotsi koko? Naho ubundi ntabwo meze neza, arega ndatwite. Inda ni yande so w'amaho? Byo wayinteye ibyo bireke. Ahubwo niba ari akakagwa nanjye ndumva gushaka. Simva noneho. Simbika, none se ufite agakingirizo? Agakingirizo? N'ubundi sinjye wamuhesheje ishanga. Mpereza ku gacuma mbe nisomeraho. W'amaho rwose kuva abaho n'ubwa mbere numvishe uvuze ijambo rizima. Niko yi. Ariko se urumva agakingiza ari ngombwa, gusa muri inzu rana nagakura. Umva nkubwire Simbika, ntabwo nagira ikosa ryo guca Rwema inyuma. Ngo ngire n'ikosa ryo gukora imibonano idakingiye, ahubwo ihu tujye kukagura. Guca Rwema inyuma? Yakukagura yewe, cyangwa n'ubundi tubireke. Tubyihorere. Oya w'amaho utangiye kwishura hose kandi. Nabiva. Oya umva reka nkubwire. Reka nshaka umutaka rwose nyamuneka. Utisubiraho. Ndaje ntabwo ntinda. Yewe. Ubangukeye. Reka nkagura hano kuri butike ndaje ye. Ewe, ariko akakagwa nako menya kadahiye neza. Ariko se bakobwa bakowe, ibi bintu ngiye gukorana Simbika ngo biraza kungwa amahorora. Ariko se simbona Simbika ngo ari umugabo ugira ibanga. Bana ntacyo atwaye. Uwamahoro nyuma yo kuva ku izima akemera kuryamana nawe, Simbika ngo inzira arimo kwihata ibirenge ajya kugura agakingirizo kuri butike. None ibi bizarangira bite? Ntuzacikwe n'igice cya 24 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu.
ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.